turabashuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu dufata buri gitondo tukigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato ry'abakuze. Muri iki gitondo rero nongeye kugarukana na mwene data Baguma Amoni afatanije na Nzabamwita Pierre. Reka rero mbere ya byose tubanze twiragize Imana dusenye. urakoze data twese dukunda izina rye rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya turafinze kugira ngo uduhe Umwuka Wera atubashishije kumva ijambo ryawe, kandi imigambi yacu yo kugira ngo benshi babashe gusobanukirwa n'ukuri kwawe uyihire. Ngaho rero abadukurikiye bose ubafashe kumva neza kandi bashyire mu bikorwa, twese udukizanye n'abatwumva, tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Muri iki gitondo tugiye kurebera hamwe icyigisho cya gatatu. Ejo twari twabonye icyigisho cyatubwiraga ngo umurimo wa Yesu. Umurimo wa Yesu rero wagaragarijwemo imbabazi nyinshi yagiraga abantu, akabakiza, ibirema bikagenda, ibipfamatwi bikumva, impumyi zigahumuka. Ibyo byose Yesu yarabikoze kugira ngo yerekane urukundo bw'Imana. Ariko agaragazamo n'ubutabera. Ubutabera rero harimo kutishimira kugendana n'ibidatunganye. Murabyibuka yuko yasanga abantu bacururizaga mu rusengero, ahirika imeza, aboha ikigozi cy'ikiboko, ntawe yagikubise, ariko arabirukana ati inzu ya data nimukayihindure icumbi ry'abambuzi. Icyo gihe yaragaragaje ifuye afuhira umurimo w'Imana. Buriya rero mu mbabazi z'Imana harimo n'ubutabera. Reka rero muri iyi ngingo y'uyu munsi turarike mwene data Mutagoma Moni ayidufashe. Moni kari. Murakoze cyane. Hano mu ngingo y'uyu munsi kwa gatatu tugiye kurebera hamwe ingingo itubwira imibereho yo kwigomwa. Kuri A haratubaza ngo nuhe mutwaro uremereye umukiza wacu yikoreye mu gihe cy'ubuzima bwe. Yesaya 5:3 kugeza 7, ndetse no muri Luka 2:48 ndetse n'uwa 49. Wadusomera noneho kugira ngo tusubize iki kibazo kitubaza ngo nuwe mutwaro umukiza wacu yikoreye mu gihe cy'ubuzima bwe. Muri Luka ibice 2:48 haragira ati: bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati: mwana wanjye, niki cyatumye ungenza utya? Dore njye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. 49. Arabasubiza ati: mwanshatiraga iki? Nimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Urumva icyari kibabaje Kristo nuko agomba kuba mu nzu ya se, ndetse yagombaga kugaragara mu nshingano y'umurimo wa se kuruta uko yagaragara mu bindi bintu ibyo ari byo byose. Uyu ni wo mutwaro natwe dukwiriye gusangira nawe, kubera yuko ahangaha nta kindi cyazanye Yesu, ni ukugira ngo afatanye n'ikiremwa muntu gukora umurimo wa data, kubera ko Yesu ni umuvandimwe wacu, nawe yambaye umubiri nk'uko natwe tuwambaye, ahura n'ibibazo ndetse no kuremererwa nk'uko natwe turemererwa. Hano rero mu mwuka we wamuze mu magambo hasi aratubwira ngo Yesu yikoreye umutwaro uremereye w'inshingano yo gukiza umuntu. Yari azi ko hatabayeho guhindura amateka n'imigambi y'iyo ku muntu, bose bari kurimbuka. Uyu mutwaro, uyu ni wo wari umutwaro umuremereye. Kandi nta n'umwe wari kwemera uwo mutwaro yari yikoreye, no mu bamarayika ntabwo bari kubishobora. Hano tubonye neza yuko umuntu wese uhamagawe na Yesu akagerwaho n'umuhamagaro w'Umwuka Wera, nta kindi yiyumvamo yuko yakira, yaheza Satani mu mutima we, noneho ubushake bwe akabwegurira Yesu. Yesu rero amwikoreza undi mutwaro w'urukundo rwo gukunda bagenzi be, nabo akabamenyesha inkuru yamenye, noneho nabo akabagarurira Kristo. Hano rero
hari amagambo akomeza avuga ngo umukiza ubuzima ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umukiza ubwe bwaranzwe no kwigomwa igihe cyose. nta rugo yari afite atahamo muri iyi si, keretse kugirirwa neza n'inshuti zikamuha aho kwikinga nk'umugenzi. Aha ngaha nubwo Kristo ntaho kwikinga yari afite, cyangwa se ngo abe yari afite inzu, twebwe tukaba amazu tuyafite, ubwo byumvikane ko gukorera Imana bitworoheye, kuko Yesu yaduciriye mu bikomeye guruta twebwe ibyo tunyuramo. Ni nayo mpamvu rero nta rwitwazo dufite rwo kuvuga ngo ibya Yesu biragoye, kandi yaravuze ngo amategeko yanjye ntarushya. Niyo mpamvu rero umutwaro twikoreza utaremereye, ni umutwaro w'urukundo. Niyo mpamvu rero hano kuri B naho hari ikibazo kitubaza ngo kuba Imana yaragaragaje urukundo rwinshi bitwigisha iki ku birebana na Data wa twese wo mu ijuru? Yohana igice cya 3:16 ndetse no mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:9 n'uwa 10 hararushaho kugenda hatwereka. Yenda hano muri Yohana 3:16 ho ni isomo ryizwi n'abantu benshi. Haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugenza bute buhoraho. Niyo mpamvu rero hano Imana yagaragaje urwo rukundo rwinshi kugira ngo umuntu agenze gute akire, itanga umwana wayo. Hano rero wadusomera mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:9 n'uwa 10. Umurongo wa 9 n'uwa 10 haragira hati: iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Licumi: muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Yego rwose. Niyo ahangaha rero aya magambo rwose arimo arerekana urukundo Imana yakunze umuntu. Nta kintu cyo kwerekana ko Data wa twese yashakaga gukiza abari bazimiye keretse iki gitambo gihebuje cya Kristo cyatambiwe abantu. Oya, Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege we wenyine yari ifite. Nk'uko yoneka muri Yohana 3:16, igituma Data wa twese adukunda si ukubera impongano ikomeye, ahubwo yatanze impongano kubera ko idukunda. Kristo niwe yakoresheje kugira ngo asendereze urukundo rwe rutagira akagero ku isi yaguye. Kuko muri Kristo nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Imana yababaranye n'umwana wayo mu gahinda gakomeye yagiriye i Getsemane. Urupfu rw'i Karuvari, umutima w'urukundo rutarondoreka rwatanze ikiguzi cyo gucungurwa kwacu. Aya magambo uyashatse kuyasoma arambuye wayasanga mu Kugana Yesu paje ya 13. Uru rukundo rukomeye, imibereho yo kwigomwa Yesu yagize, urumva ko ikubiyemo ubuntu bwinshi ndetse n'imbabazi Imana yagiriye umuntu. Rero icyigisho cyacu cyatubwiraga ngo imibereho yo kwigomwa turakirambuye, naha kirangiriye nawe watumwe umwunganizi. Imibereho yo kwigomwa ya Kristo, imibereho yo kwigomwa ya Kristo igaragarira mu bintu byinshi. Yabayeho atagira aho aba, yabayeho atagira umutekera ngo amugaburire, nta mugore yagiraga. Mu yandi magambo Yesu imibereho ye ya hano ku isi yose yabana imibereho yo kuzo. Nta buzima nk'ubw'abantu hano tubona ku isi
Yesu yabayeho. Muri Yesaya hatubwiye ngo ibicumuro byacu nibyo yakubitiwe, yashenjaguriwe ku ibicumuro byacu, imivyimba ye niyo adukirisha, twese twabaye nk'intama zizimiye, yemera gutanga ubugingo bwe. Ikintu gikomeye cyane hano ngira ngo mvuge dusoza, kutamenya uru rukundo rwa Kristo, kutamenya ko Imana yababaranye n'umwana wayo mu gucunga umunyabyaha, ni igikorwa kizatuma dukomeza kugenda duhenebera. Ariko ubuzima bwacu nitubushingira ku rukundo rwa Kristo rwo kwitanga kwe, ku mibabaro ye, kubambwa kwe, gukubitwa ari twazira, imibereho yacu izaba imibereho yo kubaha Imana buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Reka rero dusoreze ahangaha imibereho yo kwigomwa. Mwakoze cyane kudufasha, ibyigisho byacu nakagaruka. Imana ibaha umugisha kandi ibakomereze mu buntu bwayo, dukomeze tugendere mu kugendana na Yesu. Murakoze. Murakoze namwe. Amen.